reka nongere mbahe ikaze rero, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu cholochim lilchot hayom, tugiye kureba iki uyu munsi, tugiye kureba impamvu 10 Imana yahisemo Israeli. Kuki Imana yahisemo Israeli? Abantu bavuga kwinshi cyane, ese usanze uko babikubwiye atari ko bimeze habona barabicurutse ari kubera amadini. Reka tuze turebe impamvu Imana yahisemo Israeli, ntago ari kubera ko bari bakomeye cyane, ahubwo byari ubuntu Imana yabagiriye kuko batari bakomeye. Rero impamvu uyu munsi tugiye kureba inshuro 10 zerekana impamvu 10 zerekana uko Imana yahisemo Israeli, noneho abantu bavana imiyoza bwonko bakorewe n'idini kugira ngo twumve kuko impamvu itangaje yatumye Imana ihitamo Israeli. Impamvu ya mbere rero, Israeli ntabwo yahiswemo n'Imana kubera gukomera kwayo, ahubwo n'ubuntu Imana yabagiriye. Tubisanga mu gutegeka kwa 2:7. Imana rero ntabwo yahisemo Israeli kubera ko bari bakomeye cyangwa se ko bari abantu cyane mu mubare, ahubwo yabahisemo kuko bari bake kandi bagira ubuntu. Amahitamo y'Imana rero ntabwo yagendeye kuko banganaga, bari banini cyangwa ingufu zabo cyangwa se ubutunzi bafite, ahubwo n'ubuntu bw'ijuru Imana yabagiriye kugira ngo ikore umugambi wayo wo mu bihe by'imperuka. Impamvu ya kabiri rero yatumye Imana ihitamo Israeli. Imana yahisemo Israeli kubera isezerano, atari kubera ko bari bafite ingufu cyangwa se ibyo bakoraga. Tubisanga mu gutegeka kwa 2:7-8. Kubera ko Imana yabakunze, none igirana isezerano namwe n'abakurambere banyu, niyo mpamvu yabahisemo kugira ngo Imana yuzure iyo sezerano yagiranye na Abrahamu. Nicyo cyatumye ibahitamo, atari ukubera ko mwari abagwaneza mwagiraga neza. Niyo mpamvu rero Imana ibahamagarira kugira ngo muri abantu bayo ntabwo yabahitemo ko muri abantu beza b'abagwaneza, ahubwo yabahisemo kubera isezerano yagiranye n'abakurambere banyu, Abrahamu umukurambere wanyu. Impamvu ya gatatu, Israeli yari utagonda ijosi. Uziko Bibiliya iratubwira ngo Israeli ntigonda ijosi, ari abantu bigomeka cyane. Tubisanga mu gutegeka kwa 2:9-6. Go Imana ntabwo yabahisemo, yabahaye igihugu cyiza. Ntabwo yabahisemo kubera ko mwari beza, ahubwo yabahaye igihugu cyiza kuko mutari mufite ubutungane, ahubwo yabahisemo kuko mwari abantu bagonda ijosi. Wumve gahunda y'Imana. Imana ifite gahunda iteganya, tuvuge wenda imyaka 1000 imbere, 2000, noneho bikazajya gusobanura mu 3. Uyu munsi nibwo byumva neza. Kuki kutagonda ijosi Imana yabihatiyemo? Nuko yari izi nyine ko izabaha byose, noneho bakigomeka, bamara kwigomeka ikabateza ababisha, bakabambika iminyururu y'ibyuma ku majosi. Urabona nabi kweretse, noneho kugira ngo izazane abanyamahanga nabo mu busabane, noneho nyuma izongera igaragaze ibasubiza ubutware. Turebe rero, Imana yashakaga kwerekana kwihangana kwayo binyuze mu bantu, kuko bari gukomeza batsindwa. Nibyo namaze kubwira. Urabona ko mbikubwiye birahura n'ibi ngibi. Nuba Imana yarabye iti reka nereka abantu kwihangana ko bimeze. Reba imyaka 2000 imyaka Imana yihangana. Ibi rero byahagiraga ngo byereka abantu ko ubuntu buruta itegeko. Nuvuga ngo Imana yabanyuje muri ibintu by'amategeko, ibanyuza mu magorwa yose, ingorane banyuzemo, Imana irabihanganira, ibaka ubutware, ibateza ababisha ari abanyamahanga, aho tugeze turahabona. Ariko Imana yagiranye twereka ko ubuntu bwayo busumbye amategeko, nubwo amategeko yayo atagiye nka nyomberi kandi Kristo ataje kuyarangiza. Urumva ko Imana yafite umugambi ku bwoko bwayo. Impamvu ya 4, Imana yakoresheje Israeli kugira ngo yerekane uko iteye, yerekane mu mahanga yose. Tubisanga muri Yesaya 49:6. Nzabagira urumuri rw'abanyamahanga
kugira ngo agakiza kanjye kagere mu isi yose. Imana yahisemo Isiraheli kugira ngo izabere urumuri rw'andi mahanga yose, kugira ngo agakiza k'Imana kagere ku bantu bose. Niyo mpamvu guhamagarwa kwa Isiraheli Imana yari yabikoze, ariko abantu bayo bayitera umugongo. Uyu munsi tukaba dutaka kugira ngo tugarukire. Ndamenya nibwira neza ko aho umubisha w'umunyamahanga tugeze, turavuga ati Imana dutabare. Impamvu ya gatanu, Imana yahisemo Isiraheli kugira ngo imbaraga nke za Isiraheli zerekane imbaraga zirenze z'Imana. Imana yicisha bugufi kugira ngo weho ugende ukora ibintu bikunanira, nimara kukunanira Imana ushaka Imana, ariko yabanje kuguha byose. Tubisanga mu Bakorino ba mbere 1:27. Imana yahisemo ibintu abantu bita iby'ubucucu kugira ngo ikoze ikimwaro abiyita abahanga ba bwenge bw'isi. Nk'uko Imana yahisemo Isiraheli, yafashe abanyembaraga nke kugira ngo yerekane imbaraga zayo zigaragariye kugira imbaraga nke kwa Isiraheli. Nuvuga kugira imbaraga nke kwa Isiraheli, Imana noneho ikigaragaza ikabacungura, niho imbaraga z'Imana zigaragarira mu mbaraga nke za Isiraheli. Niyo mpamvu tuvuga tuti, dusenga tuvuga tuti, Imana reka imbaraga zanjye nke zigaragarira zigarukira za muntu, abariho imbaraga zawe zirenze zisumbye zitangirira. Urabyumva? Imbaraga nke zanjye aho zigarukira abariho imbaraga zikomeye z'Uwiteka zitangirira. Impamvu ya gatandatu rero yatumye Imana ihitamo Isiraheli, nuko uku gutsindwa k'ubwoko bw'Imana kwaganishaga ku kuza kwa Kristo. Kristo yagomba kuza, yari gahunda y'Imana. Tubisanga mu Baroma 10:3-4. Isiraheli yashatse gukiranuka ikoresha amategeko yayo. Bashatse gukiranuka bakoresha amategeko, ariko Kristo ahinduka uza gusoza ayo mategeko no kuyakomeza. Kuba rero abantu barananiwe gukurikiza amategeko byatumye Imana yereka inyoko muntu ko hari umucunguzi ukomeye twari dukeneye, ari we Kristo. Urumva rero, niyo mpamvu Imana yahisemo Isiraheli. Isiraheli iraza, ayo mategeko iravangavanga, biricanga, amategeko arananirana. Uko byagenze turakuzi twese, nibwo Kristo yaje rero kugira ngo aducungure. Impamvu ya karindwi, Imana yahisemo Isiraheli kubera ifite umugambi wayo kugira ngo ikore umuryango w'isi yose, umuryango wayo w'abantu bemera Imana, bakunda Imana. Tubisanga hehe? Mu Itangiriro 12:3. Mu mahanga yose uzagiriramo umugisha. Isiraheli rero ntabwo yabaye ariyo herezo rya byose, ahubwo yabaye nk'umuyoboro Imana yuzemo kugira ngo Imana igere ku bantu bo ku isi yose. Kubera Imana yahisemo Isiraheli nyayo, nkuko mbikubwira, ababirabura, ubwoko bw'Imana, abayuda bari muri Amerika, n'ubundi bwoko 10 buri muri Afurika. Imana yaduhisemo kugira ngo ibyo bigerezo byose tubinyuremo, noneho ingufu zacu zigarukira kwakonerwa n'amategeko, ibibazo byose bitubeho, noneho amahanga yose turebereho, kuko n'amahanga azigera kuri uwo mugisha. Wibuke ko Isiraheli imaze kugwa, ubwoko bw'Imana bumaze kugwa, Imana yafashe wa mugisha iwuha abanyamahanga aribo bazungu. Ubu ngubu ibihe byabo bikaba biri kurangira. Impamvu ya munani rero Imana yahisemo Isiraheli, nuko Imana yashatse kwicisha bugufiya. Tubisanga he? Amosi 3:2. Imana iravuga iti, ni mwe namenye mu miryango yose yo ku isi, niyo mpamvu nzabahana kubera ibyaha byanyu byose. Nimwe namenye, nimwe nahisemo, narabakunze,
ariko nzabahana kubera ibyaha byanyu byose. Kuba rero Imana yarabihisemo yahisemo ubwoko bw'Imana Isiraheli ntabwo bivuze ko itari kubana, ahubwo ni ibintu bikomeye, ni amabanga akomeye Imana yabahaye. Ntabwo ahubwo ari ukuvuga ngo ni umunyenga, ni amabanga, responsibility zikomeye cyane Imana yahaye ubwoko bwayo kubahitamo. Ntabwo ari umudamaro cyangwa se no gutera agati mu ryinyo ngo bavuge ngo Imana yaduhisemo. No, ibi bintu ni ibanga rikomeye Imana yabahaye ibahitamo kugira ngo noneho babere urumuri n'isomo n'andi mahanga yose. Ataravuga ngo ahubwo ngo bya bindi umuntu aguha ikintu wowe ukavuga uti ukagifata ahubwo minenemu ukavuga uti ukagifata uko ushatse. Imana rero niyo mpamvu yahisemo Isiraheli kugira ngo ibereke ko ibyo bahaye ari amabanga akomeye agomba gutuma baboneka nk'ubwoko bw'Imana bakajya mbere. Ariko twarabyanze, tubisesa hasi byose, abanyamahanga barabyitorera. Noneho bya bindi twitaga ngo n'umunyenga dushituka bituvuyeho, turarira mana tugarukire. Ariko rero nitwongera gushaka Uwiteka n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose, Imana izatugarukira niduca bugufi tukayishakisha amanywa n'ijoro. Impamvu ya 9 rero yatuma Imana yitamo Isiraheli ni iyihe? Nuko Isiraheli yagomba kugira ukwizera, n'ukwemera kugira ngo noneho bizagaragarira amahanga yose ko Imana ariyo yabikoze. Kwizera nubwo ubutware bwatuvuyeho, ariko turakizeye, turavuga tuti ejo n'ejo bundi ingufu tuzasubirana. Katurebe Abaroma 9:6-8. Ntabwo umuntu wese uvuze ko ari Isiraheli aba ari Isiraheli. Hari abayita Abayisiraheli, turabizi bateye, ariko ubwoko bwa nyabwo bwa Isiraheli bukunda Imana. Niba abandi bakunda Imana bakagira ukwizera. Imana rero igaragaza abantu bayo gute? Ahubwo atari kuvuga wenda ngo tugendeye kubisekuruza gusa, ahubwo kubera ko dukunze Imana, tuyizeye, dufite koko urukundo rw'Imana, twemeye Imana, tudashidikanya, tuvuga tuti Imana ni weho wenyine uzaturokora kutuvana muri ibintu. Tukizera Imana, ukiringira Imana, ukiringira Uwiteka. Nibyo bigaragaza ko koko ufite urukundo no kwizera Imana. Impamvu ya 10 rero twereka ko Imana yahisemo Isiraheli kubera umugambi wayo wa nyuma wo kwerekana ubwiza bwayo mu bihe bya nyuma, ubwo Imana izongera kurokora ubwoko bwayo mu bice bizaza by'ubugingo bugiye kuza biri imbere, bigiye kwerekana mu isi. Noneho abantu bari ku bwoko bw'Imana, abantu bari ku ruhande rwa Satani bakagaragara, n'ubwoko bw'Imana buri ku ruhande rw'Imana bukagaragara. Reka turebere tubisanga mu Byahishuwe 7:9. Twahereye ku itangiriro none tugeze ku Byahishuwe 7:9. Reka turebe Ibyahishuwe. Amahanga menshi cyane, ubwoko bwinshi n'abantu benshi cyane, indimi zose bazaza imbere y'ubwami bw'Imana. Amashyanga menshi cyane azaza imbere y'ubwoko bw'Imana. Niko rero amateka azarangira akozwe n'ishyanga rimwe, ubwoko bw'Imana. Noneho bwa bwoko bundi n'amashyanga yose akaza akajya hamwe muri Kristo akatubera umwami wacu n'umukiza, natwe tukaba abantu be. Icyo gihe kandi ntabwo tuzaba dukeneye izuba n'ukwezi, kuko Imana Uwiteka nayo izaba ari muri twe, ibonesha, nta zuba nta kwezi dukeneye. Nkakubwira rero Imana rero kugira ngo uhitemo Isiraheli wari umugambi wayo ukomeye cyane. Yafashe rubanda rwa giseseka, abantu basuzuguritse, abantu bigometse, kugira ngo yerekane ko ubwoko bwayo, ku buntu bwayo, ku bwoko bwayo bukomeye kurusha amategeko. Nubwo amategeko yananiranye, kuko ubuntu bwayo aribwo buzagira abantu intungane, atari umurage gusa, ahubwo abantu bakazaba intungane mu isi ya nyuma. Amateka rero ya Isiraheli
uko Imana yahisemo Isiraheli, niyo mateka yacu. Imana yabihisemo kubera ko batari abantu b'ibitangaza, ahubwo kubera ubuntu bw'Imana. Imana yahisemo Isiraheli atari ko abantu bari bitangaza, abantu bakomeye, abantu badasanzwe, ahubwo ni ubuntu bw'Imana n'iyo migambi y'Imana ko ari 10 kugira ngo yicishe bugufi, kugira ngo yerekane mu bantu, kugira ngo yerekane kwihangana kwayo. Ibyo byose nibyo byatumye Imana ihitamo Isiraheli kugira ngo mu minsi ya nyuma abantu bose bazige, babone uko ubuzima bugomba kubandanya kuva ku itangiro kugera ku iherezo. Noneho Kristo azaze yerekane, tubone ubuntu bw'Imana imbona nkubone. Ntabagushimire rero twabanye, kandi aho like nanone kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane. Ntagushimira nawe ukomeje kwiyandikisha, nawe utarandikisha subscribe. Ni iby'agaciro kuko binyereka ko munyotewe kuri amanywa n'ijoro. Nkagira nti rero murakoze cyane, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda haba, tov meyo.